we mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamugire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba, muri Imana bane nawe. Turacyakomeza kurebera hamwe inyungu iri mu kubana n'Imana iteka. Hari andi makuru ngenda mvumbura, ngenda menya, kandi Umwuka akamfasha kuyabona. Nuko hari ibindi bintu biba mu mwuka bitaba mu isi materiyeri, bitagaragara ariko bibitse mu mwuka, kandi tubikuza dukoresheje inzira y'amasengesho. Iyo usomye muri urwa mbere rwa Yohana ibice 5:14 haratubwira ngo iki nicyo kidukomeza cyangwa se kiduha confidence, nuko tuzi ko iyo twegereye Imana icyo tumusabye cyose akiduha kubw'ubushake bwe, ko katutega amatwi akatwumva. Ibi rero ni ikindi kintu kindi kibanga. Gusa ibintu dusaba ku Mana ntabwo dukwiye gutekereza ko Imana itubuza gukora no gushaka ibisubizo bibyarwa n'ubwenge dufite n'amaboko yacu. Ariko hari uburyo ibyo bintu dushaka ibyoroshye, hari n'ibindi bintu bindi Imana irema ikabiremeshwa nuko turi kumwe nayo. Niyo mpamvu Bibiliya itwereka ko gusenga Imana tubikora nk'abana bakundwa. Urabona umwana wawe iyo ubana nawe buri munsi muganira, bijya kurangira umutima wawe wamuhaye ibintu utanatekereza ko uri kumuha. Niko bigenda. Ariko burya baravuze ngo kuri gushirira mu biganiro. Kubana n'Imana hari ukuri gushirira mu biganiro, hari ukuri gushirira mu masengesho. Burya abantu babana n'Imana abo nabonye bose ntibagumye kumera ko bari batangira gusenga. Ingorane gusa zavutse bagendaga babireka, cyangwa se bakavanamo utuntu dukeya muri uwo mubano wabo n'Imana bakagira ngo birarangiye. Ntabwo Imana ishaka ko tubana nk'abanyakiraka, abo bita part time. Imana irashaka ko tubana mu buryo buri full time, ku buryo Paulo nibwo buryo yabitubwiye, avuga ati ubu sinjye Kristo, sinjye uriho noneho. Urumva byatangiye ari uriho, ariko birangira ari Paulo atariho. Yaravuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uri muri njye. Ariko byatangiye nyine umuntu ayumva ari uriho, ariko bigira ahantu bavuga ati kubaho ni byiza kuri mwe, no gupfa kundutira kubaho, nkisangira Kristo ngaruhuka. Ariko noneho mpisemo kubaho kugira ngo ngire icyo mbamarira. Reba umuntu ugeze ku rwego, abakogeze mu ijuru rya mbere, ibya kabiri, ibya gatatu, ni ahantu muri Kristo yari yarageze. Inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera, arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Uyu mwanya rero nange ndakubwira ngo mu mpamvu zituma dusenga ni uko burya ukuri gushirira mu biganiro, ukuri gushirira mu masengesho. Iyo dusenga hari ibintu byinshi Imana ikorera muri uko gusenga kwacu. Nabonye abantu benshi bagiye basanga Imana uko bagiye bameze siko bagarutse bameze. Nta muntu n'umwe wageze ahurira na Kristo byarangiye gutyo. Niyo wumvise umutima wawe ushaka Imana, akenshi burya nayo ibigushaka. Yakobo yararanye n'Imana ngo hakurya mu kagezi, ngo asiga amatungo ye n'imiryango ye, ngajya kubonana n'Imana, yumva afite inyota. Wakihagira marayika w'Imana arazamukiranye, baraganira. Ndashaka kubwira ko burya niwumva inyota yo gusenga ije, uzamenye ko Imana iguhamagaye. Uzajya wumva Imana muri ubwo buryo. Niwumva inyota yo gusenga ije, uzamenye ko Imana igukeneye. Kandi wagombye kuba ubuzima bwawe bwose ukoze mu masengesho, ku buryo nta bwoba ugira bw'ejo hazaza, nta gutera ubwoba, kubera ko ubuzi kuri mu kiganza cy'umugabo ukomeye w'umunyembaraga. Reka rero nsoze nkubwira ngo ibyo bituma twegera Imana, kuko tuzi ko iyo turi mu busane bwacu nayo hari ibintu biva ku Mana tutaramenya igihe byaziye. Ntabwo mfite urugero rwiza natanga ngo ubyumve, ariko kera wihangane nkoresha urugero.
twabaga dufite inkokokazi dushaka ko zitera amagi atari amahuri, twazanaga isake. Ariko ntaho twabiraga isake ibyo ije gukora, ahubwo kubana kuko isake n'inkokokazi twabaga tuzi ko hazavamo imishwi mizima. Iyo umuntu abana n'Imana, nubwo nkoresheje urugero rutakuye cyane, ariko urashaka ngo urusheho kubyumva. Ubana n'Imana tukabona ikintu cyavuye mu kubana kwawe n'Imana. Hari n'igihe utanamenya ko byabaye. Ubu hari ibintu byakubayeho bizwi n'abandi n'ababireba, ariko byaturutse mu kubana kwawe n'Imana. Nukomeza kubana n'Imana ntabwo uzamenya gusa ibyo wajyanye ubibwira, ahubwo umubano wawe n'Imana uzavamo ibintu biramba kandi hatabuzemo no kuzazuka n'ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera, arakunda afasha abashavuye. Wizere ijambo rye kandi wirira, we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, we kugira ubwoba kandi wirira, we kugira ubwoba kandi wirira, we kugira ubwoba